Police y'u Burundi yaje kuba ihagarika iki gitaramo bavuga yuko amasaha yari yamaze gukura ati amasaha yari yamaze kugenda kabisa, so biza kuba bituma police ya Burundi izamuka kuri stage, then bahita basaba abateguye iki gitaramo ati muhagarike amasaha yagiye. Uyu mugabo abafana bahariya mu Burundi baje kuba bamusaba bati Blues, turashaka yuko uririmba ya ndirimbo yawe yakunzwe cyane AKINYUMA. Bruce nawe arangije ati muhumure ndabatamo. Ibi ngibi byatumye abantu bagira ubwoba bati se Bruce naza kuba aririmba ino ndirimbo AKINYUMA i Burundi nibiri buze gutuma bamufunga, kubera ko iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo nyinshi cyane zaje kuba zihagarikwa na leta y'u Burundi. Yes, reka bashimire cyane mwe mwese mukurikiye BigTown TV, nizere ko mumeze fresh sana abakunda ibigaruro bya BigTown TV, abakunda gukurikira BIG podcast, abakunda gukurikira ama interviews tugirana n'abantu bagiye batandukanye. Nizere ko mwese muri amahoro. Kora subscribe nimba utarayikora muri aka kanya, then ujye ukurikira ibiganiro byinshi cyane bikugeraho umunsi ku munsi hano kuri BigTown TV. Nitwa Abu Wizi. Nizere ko wagize weekend nziza cyane. Nimba weekend yaragenze neza ugomba gushima Imana, kubera ko hari benshi bahuye n'ibyago, hari benshi bagiye kwa muganga muri weekend ishize, bari bazi yuko weekend izagenda neza ariko nibyagenda neza cyane. So urumva yuko tubayeho mu isi y'uruvangitirane rw'ibintu bigiye bitandukanye. Nje muri BigTown updates, ariko noneho nje kugezaho story zacanize cyane muri weekend, muri wa mwanya wari wagiye out, wa mwanya wakoresheje uri kugirana ibihe byiza inshuti y'abavandimwe umukunzi wawe. So ndabizi yuko uri busy, ntabwo yigeze ugira time yo kumenya se what's going on muri entertainment, what's going on in the world. So imwe muri story iri big yatrendinze cyane muri weekend, cyane cyane hano mu Rwanda. Urabizi yuko umugabo witwa Blues Melodie, uyu nguyu yagiye gukora show hariya muri Burundi, Bujumbura. Uyu mugabo rero yarari mu Burundi aho yagiye gukora performance mu gitaramo cyitwa Music cya hariya BJ. Ni igitaramo ariko nanone umuntu yavuga yuko ari igitaramo kiba kivanze n'amarushanwa, kubera ko ahangaha abahanzi bagiye batandukanye baba bahatana, ndavuga babandi baba bafite impano mu muziki. So ahangaha rero Bruce Melodie niwe wari umuhanzi mukuru muri iyo show, no kuvuga ngo niwe muhanzi abantu benshi bari bategereje kubona performance yiwe hariya Burundi muri gitaramo cya Music nkuko abarundi benshi cyane bakita hariya mu Burundi. Ni igitaramo cyagiye kirangwa n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, udushya tugiye dutandukanye. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi, bigaragara yuko mu Burundi abarundi benshi bakunda ibitaramo by'abahanzi, cyane cyane iyo harimo abahanzi babo. Ariko nanone akarusho hakaba harimo umuhanzi witwa Blues Melodie, kubera ko numwe mu bahanzi ukunzwe n'abantu benshi cyane hariya mu Burundi, afite public nini y'abantu benshi bamukunda. Ibi ngibi umuntu yabishimangira kubera ko akimara kugera i Burundi yakoze ama interviews n'ibinyamakuru byinshi cyane bya hariya i Burundi, harimo amaradiyo yaho, televiziyo, ama channels menshi akomeye cyane hariya i Burundi. Yose wabonye yuko yashaka gukorana na Bruce Melodie, umustar wo mu Rwanda, umustar wo muri East Africa. Tugomba kumukoresha interview, tugomba kumusaba interview kugira ngo akorane natwe. So ibi byose rero byagiye byereka abarundi ndetse n'abanyarwanda uburyo uno Blues Melodie ari umwe mu bahanzi umaze kubaka izina rikomeye cyane muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ikindi kintu abantu bari kwibaza batese ubu umuhungu wacu, cyane cyane abanyarwanda bati umuhungu wacu nibakongera kumufungara. Uribuka umwaka ushize ajya i Burundi baramufunga, bamubikamo iminsi mike, bafatana y'amadoka yo mu bwoko bwa Barbas.
So no kuri inshuro rero abantu benshi bari kwibaza kuri ako kantu bati se nasubira i Burundi ni bari buze kuba bamufunga again. Siko byagenze kubera ko this time Bruce yakiriwe neza cyane, yakiriwe mu buryo butandukanye, ya umutekano we uburyo yafashwemo byari ibintu byiza cyane. So reka tugaruke rero ku gitaramo gikomeye cyane yaraye akoze hariya i Burundi. Ni igitaramo cya Pre Music kitabiriwe n'abantu benshi, igitaramo cyari gifite vibe, wabonaga yuko abarundi bari bitabiriye iriya show, bari biteguye kabisa mu buryo bukomeye cyane, uburyo bikomeye cyane. First of all, bitewe n'uburyo abantu bari benshi, bitewe n'uburyo abahanzi bagiye basimburanwa kuri stage, bigaragara yuko ari Pre Music yari yateguwe neza ku buryo budasanzwe. Tumwe mu dushya cyangwa se mu tuntu tudasanzwe twagiye turanga iki gitaramo cya Bruce Melodie, ndaza kugaruka kuri police y'u Burundi yaje kuba ihagarika iki gitaramo, bavuga yuko amasaha yari yamaze gukura, ati amasaha yari yamaze kugenda kabisa. So biza kuba bituma police ya Burundi izamuka kuri stage, then bahita basaba abateguye iki gitaramo ati muhagarike, amasaha yagiye, amasaha yo gukora show mu gihugu cyacu cy'i Burundi ntago gomba kurenga ahangaha. So igitaramo rero kiza kuba gihagarika, ariko n'ubundi abahanzi bose bamaze gukora performance hariya kuri stage ya Pre Music. So abahanzi bagiye batandukanye bo mu Burundi baje kuba nyine bazamuka kuri stage kubera ko nibo babanjirije Bruce Melodie kuri stage. Of course Bruce Melodie nk'umuhanzi mukuru we yagombaga kuza nyuma kuri stage, akaza nk'umuhanzi nyine wa show. Umuhanzi n'ubundi tujya tubona ba Diamond Platnumz iyo baje mu Rwanda, abahanzi bano mu Rwanda basanzwe babanza kuririmba mbere yuko Diamond Platnumz azamuka kuri stage, cyangwa mbere yuko Wizkid, mbere yuko Davido azamuka kuri stage. So no kuri Bruce Melodie niko byagenze. Ni igitaramo cyari kitabiriwe n'abahanzi benshi cyane bahariya i Burundi, harimo Double J, harimo Vichu, harimo B-Face, harimo Sad-B, Satura Mabafre n'Amabuye, umwe mu bahanzi ukunzwe cyane hariya i Burundi. N'abahanzi benshi cyane baririmbye hariya kuri stage ya Pre Music. So nyuma yaho rero abo bose bakimara kuva kuri stage, umuhanzi Bruce Melodie niwe warutahiwe kuzamuka kuri stage. Abarundi benshi bari bategereje Bruce Melodie, batuye umusore w'i Kigali, umusore w'i Kanombe, ni cyo kintu kidasanzwe ari buze kuba akora kuri stage ya Pre Music hano i Bujumbura. Bruce Melodie rero akaba yamaze isaha n'iminota 9 kuri stage. Urumva ubushobozi bwe budasanzwe. N'abahanzi bake cyane bashobora kumara isaha imwe byibuza kuri stage, noneho bari gukubita live. So uyu mugabo rero yabikoze, amara 1 hour and 9 minutes arimo arakubita live. Yajya aririmba indirimbo ze zigiye zitandukanye zirimo za Katerina, Zandumiwe n'izindi nyinshi cyane zagiye zikora fresh sana. Director Mike nizere kumeze neza cyane, arimo arafasha cyane kuri kamera ya BigTown TV. So akimara kuzamuka kuri stage rero abarundi bahise bakoma amashyi menshi, bavuza induru nyinshi cyane, bagaragaza yuko bishimiye cyane Bruce Melodie kuri stage ya Pre Music. Uyu mugabo rero yatangiye aririmba indirimbo ze zigiye zitandukanye, ariko nanone akagenda anyuzamo akabyina. Ndavuga Bruce Melodie bigaragaza yuko muri no minsi yongereye ubushobozi bwe bwa stage. Nubwo bari kuririmba live ntabwo bishobora kumubuza kutabyina, kubera ko yabikoze i Burundi, yaririmbaga live at the same time akanabyina. Ibingibi ni ibintu bikorwa n'abahanzi bake cyane hano ku isi. Michael Jackson yari afite ubwo bushobozi bwo kuba yaririmba live akanabyina at the same time kuri stage. Chris Brown numwe mu bahanzi nawe ushobora gukora ibingibi uyu munsi hano ku isi. Diamond Platnumz nawe arabikora, Rude Boy wo muri P Square arabikora ibingibi. So
ni ibintu bitajya bipfa gukorwa n'abahanzi bose hano ku isi. Bruce Melodie ejo i Burundi yaje kuba abigerageza. Ibi ngibi byatumye abafana b'i Burundi cyangwa se abakunzi b'umuziki w'i Burundi bamwishimira cyane cyangwa se banyurwa na performance yiwe ya live ndetse na dance ziwe. Nubwo ari dance zidasanzwe ariko yaragerageje. Nyuma yo kuririmba indirimbo ze nyinshi cyane zigiye zitandukanye, uyu mugabo abafana bahariya mu Burundi baje kuba bamusaba bati Blues, turashaka yuko uririmba ya ndirimbo yawe yakunzwe cyane Akinyuma. Akinyuma, Akinyuma, Akinyuma. Ibi ngibi rero abafana b'umuziki hariya bakomeje kubimusaba cyane mu ijwi ry'abantu benshi cyane ati Akinyuma turayishaka, Akinyuma turayishaka. So Bruce nawe arangije ati muhumure ndabatamo. Ibi ngibi byatumye abantu bagira ubwoba bati se Bruce naza kuba aririmba ino ndirimbo Akinyuma i Burundi nibiri buze gutuma bamufunga, kubera ko iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo nyinshi cyane zaje kuba zihagarikwa na leta y'u Burundi. Ati ni zimwe mu ndirimbo zangiza umuco w'urubyiruko rwacu hano mu Burundi. So abafana b'umuziki Burundi bakemara kuyimusaba bati turashaka yuko widukubitiraho niyo yaba ari gato live. Byatumye abantu benshi bagira ubwoba bati uyu mugabo abafana bashobora kuba bagiye kumuta mu cyobo kiri kwaka umuriro. Bruce Melodie yaje gutungurana aririmba indirimbo bakubitaho Akinyuma kabisa. Ati nubwo bayishiye mu gihugu cyanya ariko ngomba kuyicishamo nanjye nkayikubitamo. So ibi ngibi byaje kuba bishimisha abafana benshi cyane bahariya i Burundi bati wow yaduhaye show twenjoyinze kabisa, twenjoyinze mu buryo bukomeye cyane. Ni kamwe mu dushya twaranze iki gitaramo kuba Bruce Melodie yaririmbye indirimbo yahagaritswe na leta y'u Burundi amprise ari mu Burundi mo imbere. Ibi ngibi byari byabanje gutera ikibazo ku bantu bari gukurikira show bari ruhande rwa stage batese koko ari buze kuyibatamo cyangwa ari bugira ubwoba kubera ko indirimbo yaje kuba ihagarikwa. So nyuma rero ya Bruce Melodie kuva ku rubyiniro, abacuranzi bahise basigara bari kugenda bakubita ibyuma nyine gake gake, ari nako police yahari i Burundi isizamuka ku rubyiniro then ibwira abateguye igitaramo ko amasaha ya show yarangiye, ati amasaha yakuze ni muhagarike show then dufunge. Ni igitaramo cyari kinini cyane, igitaramo cyari kinini. Umuhanzi witwa Francis Destiny akaba ari we wegukanye irushanwa rya Prix Musica ahabwa na miliyoni 30 z'amafaranga y'u Burundi. Ayo ngana amafaranga menshi cyane hari i Burundi, ageze kuri za miliyoni 10 z'amanyarwanda, 13 Rodman 15 yeah hafa ngaho. That's a lot of money ku muhanzi nk'uyu nguyu ukizamuka. So Francis Destiny niwe waje kuba yegukana Prix Musique ya hariya i Burundi, yaje kuba itwikwa cyane n'umugabo witwa Bruce Melodie, ariko ndavuga gutwika kuri stage ya Prix Musique. Nimwe muri story ya trending cyane muri weekend. Indi story iri on trend right now ni ibihembo bya Shining Stars Africa bizatangirwa muri South Africa. Ibihembo rero bikaba bihabwa amakampani ndetse n'abastar bo mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Africa baba bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, yaba mu muziki, yaba muri fashion, yaba muri film ndetse no mu zindi sector zigiye zitandukanye. So harabaha abastar ba hano mu Rwanda baje kuba babona nominations muri ibihembo bya Shining Stars Africa bizatangirwa muri South Africa. Muri abo ngabo rero harimo Bruce Melodie of course wa hano mu Rwanda, harimo Miss Vanessa, harimo Crabton Kibonke, uyu nguyu muramuzi muri Seburikoko ndetse no
zindi film zigiye zitandukanye. Abo bose rero baje kuba babona nominations muri ibi bihembo bya Shining Stars Africa. Vanessa rero akaba ari muri category ya Best Star Costume Designer. No, muri no category harimo The Trainer ya Best Star Costume Designer. The Trainer akaba ahatanye n'abanyamideli bakomeye cyane bo muri Africa, barimo abo muri Nigeria, abo mu Burundi, abo muri Tanzania ndetse n'ahandi henshi cyane. Producer Bobo Pro nawe ahatanye muri Best Star Sound Engineer. Naho muri Best Actress harimo umukinnyikazi wa film Usanase Bahavu Jeannette, nawe yabonye nominations muri ibihembo bya Shining Stars Africa bizatangirwa hariya muri South Africa. Seburikoko nawe afite nomination muri Best Star, ni category ari kumwe na Crampton Kibonke ndetse nawe nyine nyirubwite Niyitegeka Gracian uzwi nka Papa Sava. Ni ibihembo nyine birimo abastar benshi cyane ba hano mu Rwanda. So komeza ukurikire BigTown TV nimba ushaka kumenya amakuru menshi cyane agezweho uyu munsi. Muri aka kanya, buri kanya tuba tukugezaho update news yaba muri sport, entertainment, politika no mu zindi sector. Nitwa Buwiz. See ya.